nuko noneho bobo wanjye bitatinze nyuma y'iminsi 2 ndamubwira nti ariko burya nagukunze ndagukunda ambwira ati oya nyuma y'iminsi 2 ariko nagukunze urabikocora barambwiye nabi ati ibyo n'ibicyuri kumbwira ntago bishoboka ibyo bintu none sinkeneye kukumva ahita kupa telefone ndangije mba ndi selfie mba ndi foto ye bya danjemi ifoto amarira yashotse ndamwohereza ambwira ati mva iki kintu sinkeneye muri telefone yanjye umva nkwiyame ntuzongere no kumamagara mana yanjye ndarira umuhungu abakutendo noneho ibirego yandegaga byari ariko mana gira kandi umuntu ashaka kundi akazangana bivamo byose ariko sinigeze ncika intege nakomeza ndahamagara amanywa na nijoro akaba anyitaba akaba n'ubwo anyita akambwira ati ndatwaye polisi itanyandikira ninyandikira uranyishyurira ntabwo ushaka zikora zawe ntabwo nzikeneye urwo rukundo rureba undi muntu uruha ntabwo uri kuri level yanjye nuko nambwira ariko se basuranze asa kumbwira ijambo ambwira ati gihe ntabwo nsigira nk'undi umuntu wabyaye ntabwo ibintu bishoboka umukobwa nzashaka ntabwo ari wowe ntabwo byakunda nayo mfite fiance wibera hanze urumva twa dufite gahunda y'ubukwe rwose 2020 kandi dufite ubukwe urumva uyu rero yivangamo kama rero ntabwo bishoboka nta nubwo iyo Mana iri kukubwira ari Imana ntibishoboka ko nakunda umuntu nkawe jya wireba urumva naramubwiye nabi pe bishoboka nimba hari ikintu hari igihe umuntu akubwira ngo nucuzinga right person uzabanze urebe kwihangana k'uwo muntu uyu mudamu yihanganiye imvugo yanjye mbi yihanganira harassment yose namukore yawe ndi ibaho kuko kubwira umuntu uraciriritse nturi kuri level yanjye urumva ibyo bintu ntago ari byiza wari mubwiye mu by'ukuri cyane rwose live open kuko na nyine nari numubwiraga ko atari type yanjye atari nabyo nasabye Imana yo muri iyo mubwira uti ntabwo burya ari ikintu kigora kubwira umuntu iyo mubwira uti ntabwo uri kuri level yanjye ntabwo uri type yanjye wowe ku giti cye ntabwo byakuryaga iyo mwaga kwimubwira nanone urabimbajije wenda reka mbisobanure byarambabazaga ariko nkababazwa ko nawe atababara none urumva nabikoraga nkana ntirengeje ko ndi kumukomeretsa ariko nkavuga wenda biratuma ndeka urumva rero byatumaga ndenga umurongo nkamwe ariko warekeye aho rwose warekeye aho urumva warekeye aho koko urumva akangendaho akaza basi nyereka iwanyu nkamwe ntago bishoboka mbese ni byinshi ankorera noneho akarusho mu gitondo yabyutse arambwira ati waramutse neza mugore mwiza ngahita numva ndi kugenda mbyibuhira mu buriri uviye inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri Igasabo showroom hamwe tuba tubafite ibikoresho bitandukanye by'umweko byo mu nzu ndetse na interior design kubifuza kuba mu ijuru rito no kuvuga inzu nziza itatse neza ni muri Igasabo showroom tubaha ikaze by'umwihariko muduha muza mugura ibikoresho ahangaha muduhamagaye kuri 0788 76069 muze munadusoye muri nyine ukuntu byifashe mwari mutangiye kurebana akana k'umujisho nabizi ko ubwo arabikunda abikunda no mu ruhame rw'abantu ntabwo ajya yishira kugira ngo abantu abandi bakobwa batankunda kugira ngo batantereta ndabibona urumva n'uwanjye gusa yes mbese ukuntu isi umukubita ikintu cy'ikibizu atakira impamvu mbikoze cyangwa se mpora mbikora numva bindyoheye numva ari ndi proud yabyo rero igihe cyose umugabo wanjye cyangwa se umutware wanjye ahora ari mushya kuri njye kubera iki ahora ari mushya kuri wowe n'iki kidasanzwe afite yazanye mu buzima bwawe
ni ikintu kinini cyane yanzaniye, mbese sinzi ko namusobanura. Ni muremure kuri njye. Ni muremure. Thank you. ndashaka kumenya neza mbere ko twinjira mu buhamya bwanyu uburyo mwagiye mukundana, niki igituma uvuga ngo afite ikintu kirekire muri wowe cyangwa afite ikintu kidasanzwe muri wowe, nka kimwe cy'umwihariko kuri wowe uvuga ngo uyu muntu asanzwe kuri jye ni iki? Ni ukuntu ankundira umwana. Ni ukuvuga ngo nkurikije aho yankuye, ni ahantu hakomeye, ni ahantu habi. Rero ntago uko natekerezaga nimvaga atazanyakira, cyane ko nagiye nca mu ntambara, mu bintu bigoye cyane, mu bicantege. Numvaga nyine tuzabishobora, numvaga tutazamarana n'amezi 2, ariko nshima Imana cyane ko imyaka 2 ishize n'iminsi 2 turi kumwe, tubana mu nzu, turi kumwe mu buriri, ahindukira umubiri ugakorana kundi. Aretse kurenge. None se uretse gatoya ngukunda gukundira umwana, ntabwo ari umwana mwabyaranye? Yego, ntabwo ari umwana twabyaranye, ni umwana nabyaye nkiri umukobwa. Yego. None se ukibona aguterese akakubwira ati ndifu, byagenze bite? Niwe muterese? Ninjye urebye, ninjye wamuterese. Ninjye buriya hari abantu bakunda kubyinjiramo. Banza umbwire amatsiko yanjye banza ashire ibya papa tuwe tugihoreye. Uyu mugabo wanjye cyangwa se umutware wanjye ninjye wamuterese. Byaje guterera ukuntu byaje waranese cyane njye naguterese. Mana yanjye ninjye wakubwiye ko nkukunda, ninjye wabivuze mbere. Mbese nindagupropoje nakubwira ko nyine ashaka nabyo ndaza kubivuga ukuntu wapropoje. Biba bitangaje, ni ibintu umuntu ashaka kumva, umuntu ashaka kuvuga, bamwe na bamwe ntibabyumve. Ukuntu rero Bobo namwitereteye, nagize gutya mba ngiye muri studio. Muri studio nk'umuhanzi ku giti cye, njyana n'umwana wanjye. Muri icyo gihe nibwo nari ntangiye kuvuga ngo nakwiyinjiriza 1000, nakwinjiza ibyo 5 nkamenya ubuzima bwanjye n'umwana wanjye. So rero ubwo naje kuza gutya ko nabayeho mu buzima bubi, nzayiranja bansohora mu nzu. Uwo twabyaranye nyine yari yaranteye umugongo. Rero wenda kugira ngo bisobanukirwe, naje kumenya ko mwabyaranye n'umuhanzi, mbuvuga ikibazo nta kibazo Theo bose babireba. Yego. Wenda nuko mba numva nakeneye kongera kumugarukaho cyane kuko yego, ariko abantu benshi barabizi, benshi bavuze byinshi, benshi banteye amabuye, benshi ku buryo n'uyu munsi hari igihe nibaza kuri icyo kintu nyine nkaba kwira ikimana ikintu nakiguyemo. Mana ntabwo wabibonaga kuko nyine umuntu yibaza byinshi, ariko iyo nza kumenya ko nari kubaho muri ubwo buzima, wenda iyo nzira simba narayiciye. Nuko rero 2017 kuko nabyaye uwo mwana 2016, 2017 mu kwezi kwa 11 nibwo inkuru yagiye hanze nyine ko nabyaranye na Theo bose abireba. Hanyuma mu kwezi kwa 11 ndumva ko 28 kwa 2017, 2018 nangira nyine inzira yo gusenga, ariko mbinyujijwemo n'umumama twari tubana mu gipangu yitwa Mama Rwema, Imana igiye uri mu mugisha. Nuko njyewe mu buzima bwanjye busanzwe mba numva nta muntu wamenya uko mbayeho, numva nyine ngomba kwihagararaho.
ihangane nyine ihangane ntujye mu marangamutima menshi ukomere. mu by'ukuri uko nari mbayeho nkimara byarashize sheri sibyo. mureke hari igihe umuntu yoka ibyaciyemo akaba amarira yo gushima Imana, akaba amarira yo kwishima. ubwo uwo mama twabanaga mu gipangu atazi uko mbayeho, nari umuntu ubasha kuko umwuga wanjye ni uwo gusuka nibyo nize, nakoraga ibiraka nabibura nkabaryama naba natetse nabonye icyo naheka nyine namenye ntagire umenya ibyanjye. Abantu rero batunguwe no kumva inkuru yanjye bati se nuri hamwe kuko mwabyaranye, yo ntabwo twe tubizi. Uwo mama nyine ararababara cyane avuga ati koko wari ushonje ntiwatubwira, inzara kwicana n'umwana wanjye ko yaratangiye kurwara bwake. Mama Rwema arambwira ati kuko umwana wanjye yitwa Liliane, avuga ati mama riri kubera iki wemeye gusonzana n'umwana, ubizi neza ko turi kumwe nabo uturanye n'abantu tuvugisha tugira twisanzuraho kweri ntubashe kuvuga ikibazo cyawe. Ndamubwira nabonaga atari ngombwa kuko burya umuntu njyewe mu buzima bwanjye ngira kwizera guke ku bantu kuko umuntu ashobora kwereka ko agukunze, buri umuntu agukunda rimwe akakwanga irindi, nicyo kintu mba nanga. Bwese umuntu uyu munsi ashobora kungirira neza cyane ko uwangiriye neza aribo bagiye bampemukira, ibyo rero bikagenda binyubakamo ikindi kintu. Nuko ubwo mama Rwema arambwira ati rero uzaze tujyane gusenga, nangira inzira yo gusenga. N'ubundi narasengaga ariko naherukaga mu itorero kera nyiri iwacu mu cyariyo. Ngeze i Kigali ibintu byo gusenga nyine nkashugurika ku bw'ubuzima sinabyitaho cyane. Nuko mama Rwema ntoza inzira yo gusenga. Rero njye kuguca mu ijambo, twari tugeze ukuntu wahuye na Bobo muri studio. Ubwo urumva asubira inyuma ubwo nicyo nendaga kugeraho asubira inyuma. Ubwo nyine mama Rwema yantuje gusenga, noneho ariko nkabona abwiye Imana ngo Mana numva na muri ubu buzima nzagukorera, kuko nari ndi mu buzima bubi cyane pe. Nuko noneho ndangije mu Rwema nyine ntuza gusenga, nkajya njya nko gusenga nkagira ibihe byiza, nkagira kumva ntujemo ntangiye kuruhuka. Nuko ubwo ndavuga ndabyibuka 2018 ku bonane yabaye nibwo natangiye kongera gusuka, ntangiye kubona abakiriya baragarutse, mba ngiye mu itsinda nyine nza gufatira amafaranga rimwe, ndavuga reka njye muri studio numva nageze agafaranga. n'ubwa mbere urumva nari mfite amafaranga menshi, ndavuga reka ngende nkora indirimbo nshima Imana. Nuko ndangije ndagenda ndayikora, abantu ndayiboherereza, urumva nayishyize kuri YouTube, umuntu anyereka nyine uko abisharinga, abantu bakabikurikirana, iyo baravuga ati indirimbo ni nziza, courage, barambwira ati komerezaho rwose, kandi Imana izakugeza kure, tubona uri umuntu udasanzwe, tubona uri umuntu uzabasha kugera kure. Hori ya kabiri, ya gatatu rero Bobo niho twamenyaniye. Gute sasa? Ubwo Bobo ni umusore mwiza w'iboga, turamureba turamubona aragaragara ni umuntu usanzwe ubona yagiraga ibikabyo Mana yanjye. Ubwo noneho
bobo wanjye baraje muri studio, mfite akana kanjye rwose turi kumwe ku igihe cyose twarahoranaga, arambonye aranyitegereza, ariko urumva we yarambonye aramenya kuko inkuru yari isa nk'ikiri mbisi, aho nciye dore wa muntu wabyaranye na runaka, urumva nawe yarabizi, ahita ambwira ngo biteze ni byiza, ngo none se ngo wanyemera nkagusaba serivisi, nambwira nta kibazo, njya mu buzima bwanjye ukuntu nteye mba numva mfite icyo nakora ku muntu kugira ngo ibintu bigende neza, mba nagikora. Nuko ndamubaza se ni iki, ambwira ati se kuziranye n'abanyamakuru benshi wampuje n'umunyamakuru, hanyuma nanjye bakampromotinga ko hari indirimbo nasohoye nshaka ko nanjye bampromotinga. Ndamubwira nta kibazo, ndamuhuza n'uwo muntu, nuko barahura bicamo biramurenga nawe, ariko iyo ntekereza ko yari gahunda y'Imana. Ariko nsubiye inyuma gato muri kwa kwinjira muri kwa gusenga, ngo naje guhura n'umukozi w'Imana, arambwira ati Imana ikuhuje n'umuntu w'umumaro, ati senga rwose ubohoze, ati ndi kubona imbere yawe hari ibintu byiza, Imana ikuhuje n'umuntu w'umumaro, ati ikimenyetso kizabikwemeza, uyu muntu uzakubera umugabo, ati azaza ari uwo kugufasha, ntabwo azaza kwaka ibyo wowe ufite, ntacyo azaba agushakaho. Ndavuga rero njye rero nari naragira kubyizera cyane kuko nakundaga gupinga, ndavuga uyu nguyu yamvangiriweho ubuzima nibereyemo, ariko mbwira ngo ngiye guhura n'umuntu w'agaciro guti. Nuko mu by'ukuri njye ntago nasengeraga umugabo, numvaga narazinutswe, numvaga ari ukurera gahunda yari ukurera umwana wanjye, nasengeraga ibiryo, ngasenga mvuga ngo Mana umpa amafaranga nishyura inzu, ubuzima bukomeze. Nuko wanjye rero aza kwishima, arampamagara ambwira ati wa muntu wamuje nawe yanyakiriye, noneho kwa kwisanzura kwanjye mpita nkubitira aho, ndamubwira nti uragura, arambwira ati ntaribi rwose, ikintu wumva ushaka umbwire, ndamubwira nta kibazo, ni njyewe mu buzima busanzwe nkunda inyama, uragura inyama? Arambwira ati nta kibazo, wowe icyo ushaka umbwire ndagikora. Ndamubwira njyewe ni inyama rwose. Ako kanya nta n'iminota yaciyemo, nagiye kubona mbona amafaranga kuri mobile money. Ndavuga Mana yanjye, uyu muntu se umuntu nguriye, ariko sinabitindaho cyane, ariko kazamo. Nuko burakeye burije tugomeza kuvugana, ubwo aza kumbwira ati ndashaka ko duhura, turahura turaganira, arangije arambaza ngo ni iki wabasha gukora cyabasha kukuvana mu bwigunge, ukabasha kwiteza imbere ndetse n'umwana wawe akabaho neza. Nkubita mbangura ndamubwira njyewe rero ni buriya nize gusuka, nako buriya ari ukuntu njya gusuka abantu nkabanza kujya muri butike kugura menshi, buriya mbonye ayo kugura menshi nyine nkajya nzivana iwanjye ntahakunguka. Hanga yewe okay nta kibazo, yahisamo 100,000 mba ndayagaye. Numva rero wa Mana we ndavivuye, uwo wambwiye n'uyu nguyu. Nuko noneho bobo wanjye bitatinze, nyuma y'iminsi 2 ndamubwira nti ariko burya nagukunze, ndagukunda ambwira ati oya nyuma y'iminsi 2 ariko nagukunze, urabikocora noneho nkumva muri njye ndi kumukunda cyane, ariko muri gahunda yanjye yo gusenga nkahora nsenyera umuntu, nkabwira Imana ngo Mana uzampuza nawe, sinyeneye umuntu uzaza ambwira ko njyewe ankunda, uzampa umuntu njye nishimiye, umuntu uzakunda njyewe azaba ari abandi bose banaretaga nkabona nta kintu bavuze, nkabona baraciriritse imbere yanjye, ariko we nkumva muri njyewe yaba atamvugishije. Rero nkimara kumubwira ngo ndamukunda, yahise ambwira ati ntibishoboka,
icyo kintu uvuze ntigishoboka ntibyahura Nahise none se ubwo ndakara. koko abarambwiye nabi ibyo n'ibikintu kumbwira ntabwo bishoboka ibyo bintu none sinkeneye kukumva ahita akupa telefone ndangije mba ndi serife mba ndifotoye bya danjemi ifoto amarira yashotse ndamwohereza ahambwa ati mva iki kintu singikeneye muri telefone yanjye umva nkwiyame ntuzongere no kumamagara mana yanjye ndarira ndavuga ariko mana none se si we navuganye nawe ubu wa mana we ntangira kuburana n'Imana uretse gato utewe indobo umuhungu aba aguteye indobo noneho ibirego yandegaga byari ariko mana ugira umukoreho rwose arabonye ahantu namukuye yabawe ubu niyo mpamvu mbese njya numva b'abagore barwana inkundura ubu usigaye mbumva mana yanjye nuko mukaba nteye indobo sora mwiza rwose nteye indobo ndavuga ariko se mama reka nkomeze matirize ndebe mu buzima busanzwe ngewe ngira amahane kandi umuntu ashaka undi akaza nkanabivamo byose ariko sinigeze ncika intege akomeza ndahamagara amanywa na nijoro akaba ubwo anyitaba akaba n'ubwo anyita akambwira ati ndatwaye polisi itanyandikira ninyandikira uranyishyurira ntabwo ushaka zikora zawe ntabwo nzikeneye urwo rukundo rureba undi muntu uruha ntabwo uri kuri level yanjye nuko nambwira ariko se basuranze asa kumbwira ijambo ambwira ati je ntabwo nsigira nk'undi umuntu wabyaye ntabwo ibintu bishoboka umukobwa nzashaka ntabwo ari wowe ntabwo byakunda nuko hari umama rero twakundana gusenga nari wamumpanuriye yabaga afite icyumba ku wa 4 nkajya ninyabye twe duturanye nkamubwira none se ko byanze byaye ntiwambwiye ubona none nagira ngo igihe cyose ahora ari ibyo bintu nkamubwira none se ushaka ko haravangiwe wese wambwiye ko umuntu nzasengera namusengeye yewe nabonye n'ikimenyetso pe ariko ndi kubona bihwabanye cyangwa yoherejwe na satani nawe ajya tugera none se ndebera mbariza iyo mana kuko iyo mana uyu mwuka urabona saba wanjye wagira ngo ni umupfumu ajya gakuraguza yameze nk'umupfumu noneho tugasengana pe amahereka akayabona noneho narangiza nkahita mpamagara baba nkamubwira ariko rero nubwo umbwira gutya Imana yambwiye gutyo agahita ambwira ngo no ngo iyo si Imana ivuganye nawe ngo ubwo abo ni abapfumu mbwiyo ntabwo ari imvugo y'Imana kuko nta hantu bihuriye ndavuga Mana yanjye ndabigirane uyu mudamu yarambeshye gusa yambeshya se akambeshya buri kimwe cyose akambeshya n'ibyo ndi kwibonera akambwira ibintu ndi kwibonera njyewe ubwanjye nuko ubwo rero namaze imyaka 2 ataranyita shere mwaratangiye gukundana se ankunda ubwo n'imbere yuko mushakana tumaze imyaka 5 ariko 2 niyo turi mu nzu nyine aho ndabunganira urumva aho ngaho wenda bari kwibaza ngo abantu twakiriye ni bande ntacyo twikomereza ariko namuca bw'ijambo wenda nimba kibaye ariko nanamufasha hari utudetaye nyine yagiye adashiramo wenda sinzi nimba ashaka gucagagura ko numvaga tutarinjira wenda mu kigali twakinjiyemo already so nuvuga ngo byari bigoranye kuri njyewe nuvuga ngo ntago ibyo nari narasabye Imana ntago nabibubonagaho icya mbere nashakaga nyine nzashaka umugore wize ufite amashuri nyine nari naramaze kudekriva wari warize ego narize rwose amashuri ashoboka so none numvaga ndi umusore narize mfite udufaranga twanjye urumva ikindi cyegereyeho atakubwiye nari mfite fiyanse nari mfite fiyanse noneho umurima kugira ngo nari mfite fiyanse wibera hanze urumva twari dufite gahunda y'ubukwe rwose 2020 twari dufite ubukwe
urumva uyu rero yivangamo kandi rero ntabwo bishoboka nta n'ubwo iyo mana iri kukubwira ari imana ntibishoboka ko nakunda umuntu nkawe jya wireba urumva naramubwiye nabi pe bishoboka nimba hari ikintu hari igihe umuntu akubwira ngo nucuzinga right person uzabanze urebe kwihangana k'uwo muntu uyu mudamu yihanganiye imvugo yanjye mbi yihanganira harassment yose namukore yawe indi ibaho kuko kubwira umuntu ngo uraciriritse nturi kuri level yanjye urumva ibyo bintu ntago ari byiza wari mubwiye mu by'ukuri cyane rwose live open ngende umenya kuri cyane ku buryo akamara mu modoka ye nisiza agafondo tirumva nyimenyana nawe yabaga nambwira ati ariko nk'iyo misatsi sinyishaka akambwira gutyo akanansukisha yewe n'umwenda nambaye akawugura n'inda akayisha byose akabinkorera ariko ubwo akambwira ati nkaba nisiza ako kantu nyine nk'uko meze twaba turi kugendana mu modoka sinzabyibagirwa tekereza twari turi muri Remera hano ku Gisimenti abantu baraza ati se uyu ni sheri cyangwa ni madamu habwa ati reka uyu ni umuntu mayiri ifite umukuye hano imbere ngiye kumugeza hano sorry ariko naramwemerera byari bikiri ikibazo ariko muri iyo myaka nyine ibiri nakubwiye yari ataranyita sheri n'umunsi n'umwe njye nayimuhaga buri munsi agambwa ati ariko iyo sheri ntayo nyeneye za sheri zijya zishirana n'agahararo sheri njye nitwa Bobo cyumbwira Bobo rirampagije yarataraterwa ishema nawe yes yarataraterwa ishema kandi urumva nari nciretse kandi koko ntago namurenganya ubuzima nari ndimo yarabyemerewe kumbwira ibyo ashaka ariko ndashima Imana ariko urakomeza uratereta koko Bobo urumva mu by'ukuri ntago nyine numvaga dushobora kubana gusa nanone numvaga ngomba kumugira neza ntazi impamvu none cyari gitangaje ntago yandekaga numvaga nshaka kumugira neza nyine akambwira nabi ave mu buzima bubi amere neza abe umuntu muzima nyine umwe umuntu atabona ngo noneho hari ukuntu nyine namubwiraga ko nyine mfite akabazo ko kuba nshonje akamahira noneho hakaba wenda yadusura kamaze umwana ameze ate ameze neza nk'ibyo namwakira mwana akabyanga agahita abyanga icyo gihe nyine hari yatekerezaga ko hari ikintu nagira nakora kitari cyiza namuroga numva yarankundaga cyane terima ku buryo nirindaga yuko ashobora kugira ikindi kintu akora gipushinga kuba namukunda bidaturutse kuri njye biturutse nda ku mbaraga z'ibindi bintu aho yajyaga mpa wenda na gift nkazireka sinzikoreshe like nko kumpa ishati sinyambare nzi ko cyo wabyemeraga kandi ufite fiance urumva uyu ngewe uburyo nashaka kumufata siko yifataga ngewe nashaka kumufata nk'umuntu ndi gusapotinga ku ruhande wari waramugiriye impuhwe yego nyine yakoreshwaga n'Imana ngira ngo urumva ngiye numvaga kora ko at the beginning hari icyo atavuze icyo gihe duhura muri studio ntuza reaction yanjye ya mbere nabonye ashonje n'umwana ashonje nk'umuntu rero wabayeho mu nzara nanjye I understand nyine icyo kintu ndacyumva cyane ndavuga uyu muntu rero uhamubwira tukagenda hasi nkagura umwana amata snacks mbese umwana akamera neza noneho akagaruka muri studio afite imbaraga ko nabonaga agenda agwa yarananutse cyane terima yarananutse cyane hamwe umuyaga wahuha akagwa usuye mu mavideo akira wayibona noneho ari indirimbo nasohoye wenda abantu bajya banayibona kuri YouTube ubwo kamera niba ari ajya bamwita gafotozi ni cameraman nawe abimpimira aragenda afotora ukuntu abanyomekeyeho kuri iyo ndirimbo noneho n'uyu munsi akabasuka uyu muntu ntiyaguhemukiye kuko reba ukuntu wari umeze koko use koko mana yanjye
rusi wa kera ubu sijya byibuka nkambwira ntabwo nabyibagirwa reka njyewe mu buzima bwanjye sijya nibagirwa igihe cyose ndabyibuka ibi ni byiza njye nta kijya kincaho oya nuko yego rero njyewe urumva nari ndi nanjye mu igihe cyo kureba ngo ninde twazabana ariko nanone ntabwo umuntu se nari mfite umuntu ufite fiance wo muri Amerika ariko ukareba no ku ruhande nkareba no ku ruhande kuko wo muri Amerika nyine habagamo utuntu ariko nkavuga bibaho ngomba nyine kwihangana maybe buriya muri relationship ugomba kwihangana umuntu kuko ntabwo mwahuza 100%. none nkageza kwihangana ariko wo muri Amerika nkabona nyine afite agasuzuguro kandi nari umusore n'ubundi ufite udufaranga twaje twatundi uvuga ngo naguze imodokari yanjye nagize iki nta credit mfite meze neza urumva nuvuga ngo nagize amahirwe niga muri kaminuza mfite imodoka nitwara urumva nayo meze neza yego nanje kaminuza nge nitwara kabisa nagiye muri graduation ntwaye umubyeyi wanjye ntwaye mushiki wanjye imodokari yanjye rero nari proud y'ubuzima ndimo Imana yari yarangiriye neza yari yubaka nawe uri ariko zurumva namugiraga neza namugiraga neza kandi ntango namugiraga neza ariko sinashaka ko arenga iyo limit rero yarayirenza ajya kunkunda kandi nanakwemeye buriya urumva yarenze imbago nari naramuhaye situye ko nawe mfite uwo muntu rero uwo muntu rero muri 2019 bishyira 2020 aribwo twari nawe yaje 2019 sibyo da njyewe twamenyanye 2019 ku itariki 6 z'ukwa munani yego rero ubwo yaje itariki mu mutwe irahari ntabwo yayibagira none rero usinyibutsa akantu nabonye ku Instagram nimugoroba naka video nyine umugabo yabazaga ngo password y'ino telefone ye harya ngo niye ni itariki twahuye umugabo nyine aramucanga gumura telefone ntabwo nyishaka ugomba yanga kubwira umugore ko atibuka itariki bahuye yego nagaje kumubwira ko nyine atabyibuka neza ni nkanjye ubwo ntabwo itariki nyibuka gusa nibuka ko ari 2019 so rero nuvuga ngo ni event we yari nini cyane ko ndibuka ahantu yari atuye nayo nkaparika nkasiga mfite impungenge imodoka yanjye barayiba retroviseur barayimena baragira iki urumva ku buryo ntashobora no kuhamara iminota 5 kubera impungenge za karitsiye nyine ariko kubera yuko nyine nakubwiye ko ngiye nanjye nari naraturutse kure numvaga ngomba kumufasha nkurikije yuko nabonye yagize ibikomere numvaga ngomba kumufasha kandi nkamufasha nk'umuhanzi ngiye nari umuramyi mu rusengero ndi umuririmbyi ndumukozi w'Imana numvaga rero icyo kintu ndi gukora ari cyiza kuko ntago ari uwa mbere buriya hari ikintu ushobora gufasha umuntu umuprofita oya ngiye nashaka kumufasha nta kindi kintu namwe nkeneye just gusa kumufasha kuko atari nawe wenyine nafashije ubu ari umukobwa mbere yuko nshaka cyangwa se mbere yuko mba umugabo hari benshi nagiye mfasha nkamufasha kandi yego namufasha naho ugasanga wamugani ibyo ndi kumukorera ugasanga amarangamutima ye nyine still ari kumva yuko nyine tugomba kwendinga dukundana kandi mu by'ukuri akoze ibyo nagira cyabyibuka si wabivuze kambivuge okay ndavuga naka kantu wenda kari bugere mu rukundo kamukurure ndayiguze ndayifunze ndamuhamagara ndabwira nti baranda kwinginze uca mu rugo niba ufite n'akanya gatoya ntago wicara rwose ni wenda duhure ku irembo nta kibazo aramundira araza yewe nyuma arishima nyine ubona ko bidasanzwe anyereka ibyishimo ariko nyuma nza kusanga atarayambaye ndavugasha cyakoze uyu munsi byamaze gucamo yego bobo so nuvango rero
urumva byari bigoranye ariko n'ubundi abasore bose nawe wenda kiri umujene wenda uri umupapa wenda wowe ntabwo wari ufite expectation wenda ngo ntabwo ari byiza kubaza umunyamakuru ariko nta expectation wari ufite nayo ufite expectations yes nkabo nti nzashaka umugore umeze gutya ukurikije uko ushaka yego nanjye rero nuko nguko rero nari mfite rwose mu diaspora Miss Rwanda mwiza rwose uteye neza nk'igisabo urumva ariko ikibazo cye urumva oya banze reka ndaza kugeraho cyazo ufite couple ya danje ndaza kugeraho urumva ariko kamagara so nuvango so nyine iyo expectation yanjye numvaga nshaka umukobwa mwiza nari umutipe nyine wasanze nagize amahirwe yo kubana n'abakobwa benshi nari umutipe uri smart kandi nanone ndi strict ntabwo nigeze mbeshya umuntu cyangwa ngo nescroque cyangwa ngira umuntu nicira ubuzima cyangwa mubabaze oya ntuza yanjye zanjye nifuza gukora ibyiza sinjya nifuza kubabaza umuntu rero muri iyo nzira nari ndimo numvaga ngo nzashaka umuntu rero umuntu uzaza tukubaka family perfect imwe nyine ya family umuntu wese abona akabona ni ibintu biri miracle by'ibitangaza ariko simenye yuko Imana nayo ifite indi shape Imana ifite indi nzira twebwe nk'abantu tureba physical appearance tukareba ibifatika ariko Imana yireba igikwiriye rero nuva muri urwo rugendo rero nuva ngo narwanye intambara n'uyingu yarambujije amahoro cyane yambujije amahoro yambujije amahoro urumva uyu muntu yambujije amahoro naramwiyamagana utaragenda kure kumva umukobwa kwibwira ati ndagukunda ukamukatira ukamubwira nabi inshuro ya kabiri akongera kuguteta nk'uko nawe wagakwiye ko utereta umukobwa akongera kuguteta wumva kumeze ute ubifashe ute numvaga ahubwo bimbabaje cyane byarandakazaga kurakara cyane numvaga ari gukora amakosa nyine numvaga nyine kubikubwira I think yuko umuntu nyine wakunze nawe mbere ko njye nari ntaramwiyumvamo na gato umuntu wakunze ntekeza ko wakumva ari byiza bikubwiye ariko kuko hari abantu bavuga ngo kuba umukobwa yakubwira ko agukunda biriya bintu byari byo mu kinyejana cya kera ubu ntacyo bitwaye pe yakubwira ko agukunda amarangamutima akakubwira nta kibazo ariko nyine nawe akabikubwira ari umuntu wiyubashye nyine rero nashyizeho igihe cyo kubanza no kureba ngo n'umuntu kubera icyambwira bino bintu ni muntu ki numvaga first of all numvaga nkeneyeho amafaranga kandi numvaga ndi kuyamo navuga none se sometime naramubwiraga nkamubwira none se ko nguha ibyo ushaka byose ukeneye iki ukeneye gukora business naguha amafaranga ni nkongera ndi ariko uceceke ibyo ntabwo bishoboka ntabwo nagukunda ntabwo nagukunda dore ubu se nzagucisha nzakujyana he muri famiye ntibazakwemera mu nshuti zanjye ntibazakwemera warabya wagiye muri showbiz ufite ibintu byinshi wagiyemo ntabwo byakunda ndumuramyi mba mu rusengero bizanteza intambara ibi ntabwo bishoboka mbabarira rwose twigumire gutyo nta rukundo nta bushuti just gusa friend yo kuba nagusapotinga nk'umuntu wese arambwa ngo hoya ngo Imana ngo rwose ngo ibyumve ko nkukunda akarararira ubwo barakubwira rimwe yararagarira buri joro yagira amahirwe nkamwitaba yarariraga ntahore none yamarira agenda ajya mu bwonko ajya hehe mbese ni nka tortire urabona iyo umuntu agukunda akagutortira noneho waza wicara buri munsi ukaba ari ubona ukumva utangiye kumubona sasa ukumva utangiye kumubona kuko deja terima yaravuze cyane bikujyamo kabisa mpita nkibaza abakobwa bameze gute kwakira yuko abantu benshi bamukunda kandi bakabimubwira njyewe ibi byarambangamiye uyarenze imbago z'abandi bananiwe wenda reka mbisobanuye gutya si bwari ubwa mbere jyewe umukobwa mbwiye yuko yankunze amakurashi b'abantu b'amakurashi guhura nawe wenda nuko abatipe benshi batabivuga ariko hari umukobwa muhura akakubwira ati nagukunze ariko ubigerageresha igihe
nuvuga ngo iyo bikubwiye bitamurimo cyane yagize crash ntago birasitinga ntago bimara igihe. Uyu rero yamaze imyaka 2 my friend atarambirwa ambwira ati basi mbabarira namutuka akabari unsaba imbabazi. Urumva ngiraho ndavuga ariko wa mugani uyu muntu si umuntu kubera ikindi kubabaza umuntu akakageni bigeza ahangaha. Ariko nanone yazanamo iby'urukundo ngatambabara nanone ambwira basi nongere ikise mu byukuri numvaga ntashaka ko azana iby'urukundo, numvaga nshaka kumuhindura ubuzima akabaho neza n'umwana, urumva akava mu gahinda ko narebaga ya foto, iyo foto namubonyeho nkumva nawe yaba umuntu umeze neza. Nkumva yaba umuntu wenda atitwa umukunzi wawe, ariko atitwa umukunzi wawe kuko na nyine nari numubwiraga ko atari type yanjye, atari nabyo nasabye Imana yo muri. Iyo mubwira uti ntabwo burya ari ikintu kigora kubwira umuntu, iyo mubwira uti ntabwo uri kuri level yanjye, ntabwo uri type yanjye, wowe ku giti cye ntabwo byakuryaga iyo mwaga kuyimubwira. Nanone urabimbajije wenda reka mbisobanure, byarambabazaga ariko nkababazwa ko nawe atababara. None urumva nabikoraga nkana ntirengeje ko ndi kumukomeretsa, ariko nkavuga wenda biratuma ndeka. Urumva rero byatumaga ndenga umurongo. Nkamwe ariko warekeyaho rwose, warekeyaho, urumva warekeyaho koko, urumva akangendaho akaza basi nyereka iwanyu, nkamwe ntago bishoboka, nyereka byibura abantu inshuti zawe, uziko nta nshuti yanjye nimwe yarazi ntayo, wari waramuhishe. reka nta kintu cyanjye yagomba kubona. Nagombaga kumushyira muri back ku buryo atabona ikintu na kimwe, kuko yari kuguma yendereza inshuti zanjye. Umenya nawe wari waramukunze, nisiko kitamuvaga nanjye icyo nicyo namayobera. Urumva wari guhindura telefone, ibyo byose mbikora yari kumbona ko nari umuhanzi kandi duhuriye ku banyamakuru benshi, yari kumbona icyo cyo nyajyaga nyikura umubaza singuyu akanshaka sinaranywaho telefone se namurambiwe ariko yaranshaka akambona. Ndashaka kumenya niki cyatuma gukomeza guhinga gutyo, ntumbwire ngo byahindi by'umuhanuzi ibyo yavuze. Ndashaka kumenya niki cyatumaga umuntu akubwira ati ntabwo itape yanjye, ntabwo ku level yanjye, singukunda, sishaka kongera kumva ayo magambo yawe. Ikintu cyatumaga ntacika intege, ariko sinavuga ngo sinacitse intege kuko imyaka 2 umuntu anyiyama byagezeho numva ndarambiwe. Dutangiye umwaka wa 3 nshaka kubivamo burundu, nanjye ndanamwiyama ndamubwira rwose, ntumva nkubwire igihe kirageze ko ubwo. Ariko nabanje gusenga mbwira Imana, numva rero wa Mana we warambeshye, ibyo wagiye umbwira byose nta na kimwe mbona, ntigusari ibyasohotse ndabibona birasohora, ariko ikintu cy'ubukwe wambwiye se no gupfa, nase kuki ntari gupfa, ku buryo byagezeho nkumva numva nshaka n'urupfu rumwigendera pe. Nkumva ariko ndi mwanya nkagaruka avuga se nabwo nipfa se nabanyemuye iki. Rero nange ntago navuga ngo niki cyatumaga ntabivamo, nabaga nabivuyemo, ahubwo nkongera nkisanga nongeye namukumbyukiye nkamuhamagara utumessage twatunato mu gituza. Urana umukobwa wa mbere yiyahura ngira ngo kwa Rubanga kwa Makuza, sorry, muri kiriya gihe umukobwa wa mbere niyo yashaka kwiyahura. Noneho kubera ukuntu yankundaga n'uyu yahezuze siko nanjye ngiye kwiyahura, hari umunsi yakoyeho telefone njya kumuhiga. Urumva mpamagara uwitwa wari kuzamabuko wanjye, ndamuhamagara ndamwe ati tabara, ashobora kwiyahura, tabara tumuhige. Njya kumushakisha nyine ndamubona. Urumva noneho ndavuga uyu muntu nintamutwara neza akaba yatuzima, icyambere naba mpemutse, ikindi nanone nafungwa. Basi reka byibura mubeshya nyine, nshaka ukuntu mubeshya sinkabivugeho, hako mureke bizagere habone yuko n'ubundi nta kizavamo. Hako nyine mubeshye nyine mwereke ko ntaribi, navuga simusubize, navuga ngo ndagukunda simusubize, ariko byibura aba hari nyine. Nagezeho mfata umwanzuro uko nshobora gutuma yagira ikibazo, ko yarankundaga pe. Nawe aza kumbwira muri iyo myaka 2 tukugwa mu myaka 3 rwose. Ubwo yari afite kata yuko agiye muri Amerika, ako mu nyamasengesho yari yabimbwiyeho, ati ko mbonye umuntu wawe agiye.
ndavuga noneho uravangiwe uravangiwe ibintu mbwiye ntabwo bibaho umuntu nibwo ambwiye ngo arankunda ari no kunyitaho yewe yamaye n'andi mafaranga nkore naguke ni gutambwiye ngo umuntu aragiye ariko ngo ntabwo imana ngo nari mbonye ari ku kibuga cy'indege ngo agiye muri Amerika ngo ariko imana iramubujije ngo kugira ngo isohoze icyo yavuganye nawe ndataha ibyo sinigeze mbimubwira kuko ibyo namubwiraga byose numvaga ngomba kumusangiza buri kintu cyose kuva namumenya sinigeze mubeshya ngo mucabiranye ukuntu tuntu mbika reka ariko icyo gihe natangiye kugira ibyo ndeka kumubwira iyo gukomeza ambwira ngo ibintu si Imana iba yabikubwiye nuko ubwo mbayeho akimara kumpa ayo mafaranga ndabyibuka nagiye gukorera iwacu ibyumweru 3 biranga ndongera ngaruka i Kigali namubwira nagarutse byasaga nkaho ngize amahoro numva yagiye iwabo ndavuga Imana ishimwe atrista agiye iwabo noneho muhaye ikimujyana mu amafaranga aragiye aho nuko ibyumweru 2 n'aya mafaranga yataye n'ibintu byose yakoze abitayo ahita agaruka ambwira yageze kureba se ambwira yageze Kigali kwanga kujya kure yanjye yabonye ko agiye kure yanjye aravuga noneho karabaye ndamuzi urumva ahita agaruka hafi n'ibintu nako arabihombye arabita arigarukira wenda abantu b'iwacu barabizi ntabwo nahatinze nuko noneho ubwo nagarutse i Kigali ariko ubwo ndi gushanya ndi kumubona kuri telefone kuko nabimubwire kuri telefone ariko nk'ubu ngubu ufite ubwenge buzima uta bizinesi nabwiye ariko bizinesi rega biriya bintu ndi gukora nta nubwo ari ibintu byanjye ntabwo imyanya ibyemera we niko yabwiye nuko noneho ibintu nacuruzaga yasaga ari nk'akabutike karimo ibintu byo kunywa inzoga mwicisha ku kantu ko kuvuga ngo Imana ntabwo iri kubishaka ndi kubona ndi guhomba nagarutse nta n'ibihumbi 200 ifite noneho ndangije kandi yampaye 700 ndangije ko yakumenagamo icyo gihe nyine yampaye amafaranga ngo ngende nkore ngo nkore cyane nago kumbi yashaka kunsiga akagenda njye ariko ntabizi nta muntu nagomba kubaza kandi igihe sinkunda no kubaza nizo nshuti yavuze hari abo mfitiye nimero ze b'inshuti ze magara nusige ntago nshaka gufata telefone njye ngo njye ntago ndi muri ba bagore bavuga ngo ubwo umugabo wanjye bigenze gutya reka mu magaro y'impuye no ntago bibaho nshaka wenda guhamagara mama wanjye ko mama wanjye we n'umwihariko ariko kuvuga ngo izindi nshuti wenda reka tugere kuri cya kintu reka tutarajya kuri icyo kintu kumuha amafaranga kugira ngo umuhe amafaranga angana gutyo nuko nta rukundo rwari rurimo izo zari impuhwe gusa cyane ahubwo rwari rurimo oya njyewe nubimbaza umunsi urukundo rwanjemo ntabwo nyine nari mbizi nyine iyo ugiye gukora umufuka utanga ntabwo ubitekerezaho ntabwo utekereza ngo muhaye kubereye impamvu buriya umuhaye kubereye impamvu urayikurikirana nawe yari kubibona rero yari kubona ko wenda nuvuga ngo nshaka yuko tuzajya wenda duhura tukaryamana aricyo ngicyo wenda ndi kugura sibyo kubera yuko yaba ari ibyo yari kuba ahubwo byoroshye sinari no kumubwira nabi urumva nari kumubwira nabi kandi mukeneye nanjye nuvuga ngo rero ntago numvaga ibyo ngibyo birimo ngiye just gusa byari ibintu numva bindimo yuko uyu muntu ushobora kumugira neza even hari n'icyo wenda twigeze tuvuga nko kwa Sabe abakobwa se bose wabafashaga gutyo abo wumvaga nyine ugiriye impuhwe abo nagiraga impuhwe kuri iyo level nyine yanyigereye naramufashaga bishoboka nyine financially mfite naramufashaga kuko n'ubu ngubu ndibuka muri kaminuza hari umukobwa sinshaka wenda kubijyamo ariko ngenzi yuko ari umukobwa wenda nazacyumva ziyumva hari umukobwa ndabyibuka yari afite ikibazo
wenda urashaka kumenya ko hari n'abandi nabigiye Yego cyane. kandi nta kintu nari ngamije. Hari umukobwa yari umukobwa mwiza cyane pe ku buranga, umukobwa mwiza rwose, ariko aza kunganiriza turi muri kantine ku ishuri, ambwira yuko ubwo ndatandukireho gato kuri ko warumbajije icyo cy'amatsiko, ambwira yuko abana na mama we yabuze minerivare, arinda kujya ku bagabo kugira ngo abone amafaranga, kugira ngo abone amafaranga. Ambwira ko bimutera ibibazo, bimuteye agahinda kuba ajya gusaba sometimes ntibanamuhe, ugasanga arabirukaho mbese bigatuma atakaza amashuri. Yari yaragiye adasusipanze, noneho bisa naho ajyamo ibirirane byinshi. Noneho aramimbwira, ararira, twari tumenyanye aho mu kigo bisanzwe biri aho ngaho. Arambwira icyo gihe rero nari ndi gukora ibiraka, ndi kubona amafaranga cyane, ndi gukora marketing, ndi kubona amafaranga menshi daily ku munsi nashobora nko kubona 200,000 bidafite n'ikintu biri bukore nyine biri aho ngaho. Yego. Noneho abimbwiye ndamubwira ati ko waciye mu bintu bitoroshye, birashoboka ko wabireka, sibyo? Nkagusapotinga ukongera ukagaruka ku ishuri bakakwemera ko yaraje nyine gusaba nimba bamubabarira bakamworohereza amafaranga baranga. Yarasubiyeyo rero, nuko rero twahuriye mu ngwino nkugura icyayi tuganire. Aho rero nibwo nyine yanganirije, abwira amaranga ntago twari tuziranye. Nanje ndamubwira ati rero humura, urakomeza wiki. Mitamuha amafaranga miliyoni y'u Rwanda narayishyuye. Naramubwiye ngo sindi buyagoye mu ntoki, tujye mu kigo mindani kwantuza kwa lecture nyine muri administration, nishyura amafaranga kanya cash, ntagiye mitanyatanga. Bose baravuga uyu muntu se niki, ni fiance wabo abayobozi nyine b'ikigo baratangara. Ndavuga ati ni umuntu usanzwe ariko ndashaka ko yiga. Nuvuga ngo rero wenda biragoye abantu, nta nubwo ari culture y'u Rwanda kuvuga ibyo wakoreye abantu, ariko wenda kuko batamuzi karagaciyemo. Rero uyu we byarakarusho, uyu we nabikoraga mfite impamvu nyinshi kuko yarankunda kandi bindimo, ariko numva nyine ntabishaka yuko twakundana. Kubera yuko kagiye kazamo gahoro. Urumva karimo akantu k'akantu ntakwita urukundo, ariko numva nyine ni pitiye, numva ni nk'impuhwe mufite, ntago ari urukundo. So rero byantwaye igihe, nkeka ko Imana yo ireba umutima w'umuntu, Imana yakoresha indi turufu. Ubwo ngeze kugira ngo mwemere. Imana yakoresha indi turufu isa naho incisha mu bihe byo kumfata ikankenesha, mbese ikanyambura ibyo nari mfite. Yego. Nyine ikanyambura, nyine nkabona ibintu byanjye bigenda wagira ngo ni nk'ibintu biri kumbaho ntazi. Urumva hambaye ibintu byinshi ku buryo mbivuze naha ndabyibuka. Nabaye Gikondo hano, abantu wenda twari tuziranye barabizi, hano Gikondo hafi ya Mireze ya mbere, wenda simvuga exactly place si ngombwa. Ndabyibuka naguze imodokari bitangira kuza, naguze imodokari ya Hyundai, ndayigura nziza rwose, nziza nshyashya, Eliade nibwo yari gisohoka. Ndayigura nshyashya, ibana maze kuyigura nava mu mujyi nagera mu rugo Gikondo, imodokari ikiyakserera kandi ari nshyashya, ariko ntizime, ikiyakserera ntizime. Noneho nkagenda nkacomora amafyuza, nkacomora ibiki, ikanga kuzima. Byagezeho muri karitsiye bankorera inama, baravuga ngo nutajyana imodokari turagusaba uve muri karitsiye kuri kwangiza ikirere, kandi imodokari nshyashya. Ndabyibuka nayigurishije umukanishi, imugurisha 2 miliyoni, njyewe impagaze 10 miliyoni. 2 miliyoni n'ubu ngubu umukanishi arayifite, ayigendamo. Byaturutse ku cyubwo nari nyirambiwe, nyine byagombaga yuko nimuka cyangwa se nkatanga imodokari. 2 miliyoni urazifata? Nambwiye we mpaye ushaka kujyana nta kibazo. Nuvuga ngo rero nagiye ngira ibintu byinshi cyane bimbaho, nkabona yuko atari ibintu, nkayoberwa impamvu biri kumbaho. Urumva nyine simbisobanukirwa.
none ngeraho nkagura imodokari, naguze indi nkaterwa n'imbeba. Imbeba nandi kugenda urabizi by'imodokari, nandi kugenda ikarya amasinga my friend, igahita izima. Abantu bakambwira imodokari ko ari nzima, ko ari nshya Eliade na none. None ni ukubera iki iyi modokari hone ibibazo? Nkabwa I don't know, ntago mbizi. Imbeba ikaza mu modoka. Yes. Kandi nkashaka bakanisha ngo bayirukane biranga. Bakuremo imbeba. Biranga, tugasenya amapampa y'umwuka yose, tugakurikira muri tablo, hari hose tugasenya imodokari yose, moteri yose tukayishasa bikanga. Imbeba ikaduhunga ikajyamo ahantu mu bushyuha, ahubwo udashobora no gukeka ko kigeragezo. None rero nayo ndayiteza, nayo mpita nyitanga. Nawe usanga nayo n'ubu aracyafite, ni ibintu niyo nziciyeho imodoka ikuvuye imbere yesi igenda. Yego. Urumva navuga semana yanjye n'ibiki biri kumbaho. Hahita haza covid, ntarahumeka neza, haza covid. Ndabyibuka muri covid nari nabonye akaraka nari mfite kampani ya transport igitangira. Urabizi ko baguha imyaka 2 ukora nyine bataragushyiraho IBM, nashaka rero ama NGO atarakomera, none akampa akazi, none akamaga kontra, none ako gakontra rero nkafata imodokari ku ruhande na za zindi zanjye nk'ebyiri cyangwa imwe, none nkazishyira mu kazi zigakora. Ndabyibuka ko ubundi umuntu wese utunze kampani ya transport arabizi ubu ufite depo. Iyo depo ni ikora operation za daily nyine. Iyo depo rero igiye ubwo biba bikunaniye. Kurumva ntago wagenda ubwira umuntu ngo ntizi imodoka nta mafaranga ufite. Nubwo wabona akazi biba bibaye impossible. Rero nayindi guhanga gutyo nabyo covid iraza, iza bampaye isoko ry'imyaka 2 ntangiye maze kimwere kimwe. Amafaranga yose kuko nari umujene mpita nyafata ndayashora kugira ngo nempressione abakiriya. Nyine umukiriya wampaye isoko mwereke yuko nyine ndi capable yo gukora operation neza, ku buryo ukwezi kose ko baguha ukwezi, noneho bakaza bagusukumira amafaranga nyuma y'ukwezi waranje gukora. Aho rero niho na bwa bundi nari mfite bwa depo bwase bugenda. Nkora icyumweru kimwe covid batabafunga. Ndabyibuka yuko nasigaranye 15 kuri konti byonyine, mfite famille, mfite iki n'uyu nguyu kandi yagombaga kubaho. Yego. urumva nyine n'uyu yari mu nshingano zanjye ko sinari kumureka yicwe n'inzara muri covid. None covid byari ibintu nyine byintuza. None rero mbaho ngaho, ariko y'Imana nyine itanga ubwenge. Ndabyuka ko Imana yampaye ubwenge mpita nkora agapfukamunwa. Ndi mu bantu bakoze agapfukamunwa keza, nkanandikaho rwose nka kari smart. Harabona agiye nkorera batandukanye n'amasosiyete atandukanye, agapfukamunwa rero karantunga muri covid. Mbasha kwita nyine kuri famille na n'uyu nguyu ubwo gutyo. Wari waramukunze? Nari ntaramubwira ko ari icyo bishingiye. Gusa muri covid nimba umuntu waramugiriye neza ntago wamuta muri covid. Nagombaga nawe kumubeshaho kuko ntiyanakoraga, urumva noneho byari bisa naho bigoranye. Noneho muri covid rero niho habaye indunduro, niyo mpamvu nahereye aho ngaho. Muri covid dushwana na wa mu diaspora wanjye, wa musheri wanjye. Ati gute rero musheri wanjye ajya yize no kunyandikira ambwira kubera icyo wavuze amabanga yacu. Ndavuga nyine wihangane ariko ntawe ukuzi. Amahirwe nuko ntawe umuzi, keretse navuga ibyo bizabimureba, ubwo nyine azayishyize hanze ariko ntawe umuzi. Noneho ndabyibuka nari namukoresheje gift uwo muntu. Gift nyine byari ibintu byanjye kumva yuko umuntu nyine nagira icyo nkora imukunda. Noneho rero mukoresha gift rero ihura na covid. We na covid none agapushinga cyane kubera iki gift itangira ngo ndege nago ziri kugenda, ibintu byarahagaze. Twapfuye iyo gift y'imyenda nari ndi kumukoreshereza. None naratanze half yakenewe. Ndabyibuka ararengera arambwira ngo ariko ngo wabuze amafaranga. Nuko yambwiye wa muntu wanjye nari turi kumwe ngo wabuze amafaranga ku buryo ngo ubura yo kwishyura gift, ngo noneho ngo reka nkoheza amafaranga.
arambwira ngo ngiye kohereza ngo ibihumbi ngo 300 kandi kunyeza ibihumbi 300 kandi naratanze irigita n'ubundi imyenda ikoreshwa ibihumbi 300 nabonye yuko ari kunsuzugura namwe se uri kubiterwa n'iki kutihangana nibirangira ngiye nkohereza ibyo nakwemereye urumva aho rero ndamubwira ati ubitekerezeho usabe imbabazi ko njya kukwemera gift ntago wayinsabye so nimba rero nanatinze just wait nyine tegereza kugera igihe nzayikoherereza hari icyo bitwaye ubwo rero twari dufite n'ubukwe hagati aho turi gupanga ubukwe nge nawe aho rero byahise bipfa ntabyo naramubwiye kuko ntibyamurebaga nta nubwo nawe muri mu mwenda sinanamukundaga ntabwo nagomba kumusobanurira ikintu na kimwe ntabwo yigeraga ambwira ngo hari igihe kigeze ko hari undi kawe ntamukunda ndabasura rimwe umwe muri bo nza kumuvugisha ahita ambwira ati ntukamenyerere famiye we ubwo rero ntabwo gukundaga aricyo bishatse kuvuga ntabwo namukundaga rwose nuko wenda umuntu abyumvise nabi ntabwo namubuza ariko njyewe urumva nta mwenda nawe mufitiye sibyo kandi ndindi isezerano urumva nkubwiye iki kintu nkakora ndakigukorera njyewe nitwa mu Rwanashyaka ngomba kukikora nubwo isi yose yanyanga warabizi cyane ubu ngubu nubwo isi yose yanyanga sinshobora kuva ku izima rya decision nafashe numva nimba nkwaye isezerano n'isezerano kuri njyewe rero uwo muntu we niwe nanahaye isezerano ry'urukundo niwe rero narindi kwitaho nk'umukunzi uyu nguyu yari umuntu nyine uhora ateza ibibazo nkamutabara nyine nta kindi kumva nkamuhoza ayo marira nkamuha amafaranga kugira ngo amarira agabanuke finish bikarangira urumva none rero aho ngaho rero nabaye indunduro wo ngo wanyitwaraho ndamwagomba kunsaba imbabazi ukambwira sorry kubera ko wavuze nabi wambwiye nabi ngo ndaciriritse ngo nabuze amafaranga narahombye ndavuga yes narahombye ariko se nabuze ayo mafaranga ubu tuvugana kuri konti nagize amahirwe hamwe ya mafaranga nasigaranye ndabyibuka umuntu wese ari undi mideni nicyo gitangaza cyambayeho yaranyishyuye muri covid hari ahantu wagendaga ugakora deal wakora deal y'akadiru imodokari akabaguhije 500 akabaguhije 200 urumva abo bantu rero igitangaza kikomeye cyabaye abo bantu banyishyura icyarimwe kugira ngo covid itazaba twari batanyishyuye Imana yarabapushinze baranyishyura sinzi ko byagize telefone yanjye nibwo yakiriye amafaranga menshi kuri telefone kuri sim card nagize amafaranga menshi cyane so nuvango rero muri aho ngaho rero mbwira uwo muntu ndamubwira ati ndeka mfotore nkwereke historique ya konti yanjye akakanya ya telefone mfite amafaranga ariko ikibazo nabuze uko mbigenza rero atabyumvise ndamubwira rero kora kuri kuguma kuntuka no kurakara no kuvuga nabi ntago twakomezanye ariko impamvu navuze ko tutakomezanye nuko numvaga hari n'indi comfort zone mfite nyine y'umuntu nyibwira neza nta nicyo duhuriyeho uyu nguyu yambera comfort zone yakikambwira nawe yakanyibwira neza umva rero nditurije ubwo mfite umuntu umbwira meze ute amakuru bire nafi birahagije ubwo rero nahise mukatira uwo nguwo mu diaspora ndamwa iwanyu babwire ko nta bukwe ntaki mbivuyemo urumva nuko nabivuyemo rero mbivuyemo rero you know it's nice mubwira ko nemeye ko dukundana nibyo bitangaje ahubwo mitashaka inzira yo kwigira muri Amerika merci urumva mitanshaka inzira yo kwigira muri Amerika uyu nkamuhunga nabonye yuko uyu nguyu atazandekura yego nawe mpange yo kumuhunga ariko kumuhunga byiza mbanza kumubwira atari kuzi ko nanjye mba numva nkukunda kugira ngo none abyibura tuze none andeke mute ngenda bitagoranye yego ngiye kugenda rero nsanga uyu nguyu kumbe yaransengeye yasenze amasengesho menshi yaransengeye pe Imana igeraho ngira ngo iremera yako tubana rero Imana ibintu byangira byica muri short kugira ngo wenda mvuge in short ibintu byanjye byose biranga giye muri ambassade kwa kundi bakubaza ikibazo waruzi ugasubiza mbere yo kuvuge ikiri cyo ukasubiza ikitari cyo kandi byose ubizi mu mutwe wawe mbese narajijwe kandi mbizi umuzungu wa nyuma ufataga decision arambwira ngo kubushidikanyije ngo ntago twakwemerera
ngo bivuga ko ngo nyine right answer ni ya mbere wavuze. Yego. Muri Amerika rero ba strict cyane, ubwo nyine bahise bakansoringa. Mu gukansoringa rero urumva nabuze ubushobozi, nabuze amafaranga, bisa naho mfite ikintu kiri kuntwara ibyo mfite byose, nabuze urukundo, wa undi nakundaga yaragiye, nasigaranye. Nkebutse mvuye muri ambasade, nahise muhamagara. Ukiva muri ambasade? Nahise muhamagara, njya kumureba. Ngiye kumureba, ndamubwira bite amakuru yawe, ikintu cyanteye ubwoba kinanshoka n'umutima. Atambwira ngo ariko ngo warugiye. Oya. Nukuri kwima. Utarigeze bimubwira se? Yego. Ari ibanga ryanjye ry'umutima wanjye. N'umugore arandogesha. Uyu muntu ajya mu bapfumu tu. Ndarakara turashwana, ndamubwira ati nta soni wowe ujya kundogesha kugira ngo umenye amakuru yanjye. Wowe nigeze nkubwira ibyo bintu. Hako nihagararaho nanga no kumwerura ariko koko naringiye. Njya mu rugo mbitekerezaho. Mfata kanya njya gusenga. Mbaza Imana kubera iki unsheda, kubera iki abantu abo bakonikoni n'abapfumu bambone amabanga. Nari umukozi w'Imana, nari umuwashprida mu rusengero, nari umusenzi, nari umukozi w'Imana. Nagombaga nanjye kubaza Imana ikambwira. So Imana imbwiye rero ntago yambwiye ko uyu nguyu ari uko yemeze, yambwiye ko ari yo yabimuhishuriye. Irambwira ngo nuriya mwemere, ahubwo panga itariki y'ubukwe nzagukora ubukwe. Niko Imana yambwiye. Niko Imana yambwiye wadahari. Muri icyo gihe wasengaga? Yego. Numva naramwiretse mpita ngenda mfata icyumweru ndasenga. Imana yambwiye ngo shyiraho itariki y'ubukwe ngiye nzabukora. Twa Imana we kunabuza amafaranga, ko nta bushobozi nsigaranye, ndajya gushaka noneho muri ibi bibazo. I know. Imana irambwira ngo ninjye mbeshaho inyoni. Ngo ufite ubwoba bw'iki? Wowe panga itariki y'ubukwe tu. Ubu urayipanze? Ndagenda naragiye kumureba. Oya ntago namurebye, namuhamagaye kuri telefone. Ndamubwira ati rero reka nkwereke. Dufite ubukwe nge nawe. Bya bindi nakwangiye ndabikwemereye byose. Narasaze. Yampamagaye ari mu gitondo. Ndabyibuka ko mu bavandimwe banjye tuvukana, nari mfitiye musaza wanjye w'inshuti yanjye cyane, yari inshuti yanjye cyane, ariko noneho akaba umujyanama wanjye, tukaganira byinshi ku buzima bwanjye. Ageze aranambwira ati rero uyu musore ndi kubona atari uwawe rwose, mureke rwose, Imana izaguha undi. Ntabwo nyine ari kukubwira ko adahari, atagushimira. Ibi nakubwira ni ibintu bimurimo. Niba akubwira ko atagushaka ntago agushaka, icyo uri guhatiriza mwana wa data. Tuvukana kwa papa, ariko yari inshuti yanjye cyane. Nuko noneho ntangazwa kumva ambwira uyu mugabo wanjye, ambwira ngo noneho urusisheri wanjye mwiza. Sheri ki? Ndavuga nti subiramo numve, ntago numvise neza, ntago mpasobanukiye, ongera umbwire. No kuvuga ngo muri cya gihe hari aho yavuze ngo yanyemereye ko dukundana, kanyita ya sheri yanyitaga turi twenyine, nta wundi wayumvaga. Ninjye nta ugomba kumenya ko dukundana, ku buryo ubukwe bwabaye bigatungurana, bakavuga ati no, ntago uyu nguyu beranye na, ntago bishoboka, uyu se niwe mugiye gukorana ubukwe. Ibyo ni ukubeshya. Harimo n'abatunguriwe mu bukwe, hari abatunguwe twerekanwa mu rusengero, mbese benshi cyane bagiye batungurwa. Nuko noneho arambwira ati noneho nemeye kubana nawe, ati 2023 mu kwezi kwa gatanu tuzakora ubukwe. Ariko wa mama wanjye yakundaga kuvuga ngo n'umupfumu wanjye, urumva sinaburaga kujya gusenga. Arambwira ati ariko se ko mbonye umurenge wihuse. Ndavuga se uwo mama yitwa Mama Rafiki. Ndavuga ariko reka nkubaze. Ndamubaza ariko reka nkubaze, ndasezerana nta muntu ufitanye nawe, nta muntu dukundana, uwo nkunda yaranyanze rwose, n'ibimenyetso arabinyereka akambwira ko bidashoboka rwose pe. Niba ari ukundema agatima, hari uko duhorana, byaranyobeye ngo we ariko no. Noneho mpita ndushyuyu
ndamubwira noneho niba wemeye uremera mbibwira umuryango wanjye nta kibazo cyane rwose bivuge uremera yuko mbwira mama bimubwire nta kibazo ndangije ndavuga mana umuhungu sinone aranshaka y'ishatu agiye kunyicisha pe n'ubu nyine ndasezeye ku isi ni kuko banza kubera namukunze cyane hari icyo giri gutuma mbwiye gutyo ariko n'ubundi nkaba nari maze iminsi ifashe umwanzuro mvuga ni njyewe mana ibi ndabirambiwe wananiye gushyiraho iherezo ndananiwe ndarushye ari se wa mbere akantesha umutwe tugaserera bya danje uri kumva avuga mana ibige sinkeneye kuruha mu mutwe ndabiretse byose ngiye kubaho njyenyine mana nkusabye iki nagusabye umugabo agira mu nyima none mujyane kuwashaka wo yahisemo arahari nagende nta kibazo ni none mana uzame kubaho kwanjye nta muntu ndebeyeho nawe nsabirije ume kwitunga fata uwo mwanzuro ubwo nibwo muri iyo minsi nyine yahise arantungura ndatangara imana yankoreye icyumutse kugira ngo abyemere biramugora arambwira ngo umite njya kwandikisha se ku murenge utayivuze ahita ajya kwandikisha ako kanya nuko noneho ubwo mama ndamuhamagara ndamubwira ni yewe nzi yuko ni wa musore ambwiye yuko ashaka ko tubana ariko mana yanjye ati mupfu ntiyiyumva umusore yakuhakaniye ko mutazabana atagukunda mwana wanjye urasaze kibaba we ko mbona usaze kare koko niba Kigali kunaniye waje ukansanga ukicara uruhande rwanjye ukibagirwa uwo munda mbwariwe ya mama no kwintago nta kibazo yanyemere ko tugiye kubana kandi ntago biri kera kuko nari namaje kumaza se ninjye ntago nshaka 2023 ndashaka ko dukora umurenge mu kwa 12 ubwo arambwira ati nta kibazo mu kwa 12 ndabyemeye noneho tuzashyingiranwe 2023 mu kwezi kwa gatanu nuko ndangije tubyemeranwaho mpita ngenda nandikisha mu irembo ndabisohora arikumva mama yari yancanganyikije mu mutwe ambwira ati ibyo bintu ntibishoboka mbireke ati uyu muntu ashobora kuba ari kukubeshya kugira ngo wiyakire wumve nyine ko hari umuntu muri kumwe nyamara ntawe uhari nuko noneho njya mu irembo uw'irembo nawe wagira ngo yagize iyerekwa abarambwira ati none se ati sheri wawe se icyangombwa yakibonye ndamubwira ni wapi ati none se wamubwira akakohereza irangamuntu noneho tugahita tugira gute ntabwo ko ako kantu mbwiye ariko reka mugenzure ndebe ko ibyo mbwiye ari ukuri bitamwandikira kuri WhatsApp namubwira ni wamfotorese irangamuntu ukayima nkagushakira icyangombwa noneho bikagendera rimwe n'ibyanjye nuko ubwo abarayimaye ndavuga ibya bintu birimo ariko nshidikanya kuko rwose nagiye mu murenge naremera ko yari we mugabo wanjye twarinze tumanika akaboko yumva agishidikanya mutwaye imodoka agishidika turi mu bukwe uyu niwe nicaranye nawe byakunze ntabwo bivaho kuko niba hari ikintu Imana yankoreye kikarenga ubuzima bwanjye n'uyu munsi n'uburyo Imana yampaye umugabo wa wundi nayisabye kandi uko nayidondobekanije nyibwira niko yamumaye ubu ni umugabo nkunda ku buryo umuntu wese abibona akavuga ati uyu muntu yaramuroze ntabwo bishoboka urukundo ngiye namukunze cyagiye amarira ashoka rwikubye kenshi kurushwa ndamukunda pe ndamukunda cyane ariko arandusha noneho akarusho urumva umuntu yakunze umukobwa wabyaye umuntu wese yabyibazaho ankundira umwana yumva ko mu bana bari umwana we aramukunda njyewe mu buzima busanzwe ntago ajya hano umwana ngo akubite no arambwira ati kubera amahane nigirira nshaka kumucisha ikinyafu nanarakaye akambwira ati no ntukankubitira abana ndekera umwana umubwize umwana uramwicaza ukamuganiriza ntagomba kumukubita ntagomba kumubwira nabi oya umubwicazaho ukamubwira ikosa yakoze ukamwereka inzira nziza
ibyo bintu rwose nkabibone mu rugo rwanjye simbishaka kandi nanjye buriya yanshyize ku murongo. Nari umuntu udashobotse nagiraga amahane ngira ngo umuntu twabyaranye arabizi kuko rwose nari umunyamahane urenze ku buryo numvaga narabaye nk'ikihebe ko n'umuntu utatinya umuntu uwo ari we wese nkumva nyine niba uzanye ibintu byo kumenyera ntumenyere ariko ibyo bintu byose ubwo yagiye abishyira hasi mba umugore w'agaciro mba umugore utuje. turanashima n'Imana tutarajya gushima Imana ndashaka kwibariza rwose ku munsi bakubwira ati ebana byarangiye ari uvuze cyane nuko ko wageze kwa Gerard noneho sinzi ubanza amaraso yanjye rwose yakoranye nayo kuko ndisaze simbizi ntabwo nzi impamvu. Ntekereza ko ikiganiro twakoze uyu munsi nta handi twanyuze henshi ibyo twavugiye aha mbese ni ibanga rindi ritobotse. hari utuntu nyine umuntu aba yavuze noneho ubwo akantu yankoreye kakandenga. Murabizi abakobwa benshi baporoporezwa imbere y'abakobwa batandukanye wenda ahantu runaka. Yamporoporeje imbere ya mama we bashiki be birandenga ndavuga ibi ni ibiki ntabwo byumvikana. noneho ngwa mu kantu ndavuga se kubera iki ubu yabikoze kuki atanjyanye hahandi nyine abandi bantu twahurira nyine ndavuga ku kiraro cyangwa ku mazi ku mucanga ndavuga nibyo byari bikomeye. ndavuga nti buriya nta kitabaho gifite impamvu. Inyuma ariko yaje kunsobanurira ko yagira ngo ashyireho umucyo imbere y'umuryango we ndetse ndushaho no kuwisangamo. Birandenga ahubwo ndumva byari byadanje imbere y'umubyeyi imbere y'abavandimwe noneho yavuze amagambo ugira ngo hari umuntu wamucometse avuga amagambo akomeye meza amagambo akomeye yankoze ku mutima ntigeze numva mu buzima bwanjye. Bobo uyu ni Bobo nzi se ntajya kuganira mbaza Imana mu mutima wanjye ndabona Bobo nzi ntago ari uyu. Ariko ubwo nyine na famiye y'urumva yanshidikanyagaho akavuga ati no ntago uyu nguyu rwose byavamo rwose mungu wacu. Niyo mpamvu nyine mvuze ngo byarandenze kumproporeza imbere y'umuryango we akavuga ati mfashe umwanzuro mbanye na wa wundi nanze mbese binkora ku mutima. ndashaka kumenya utwinjize mu mutima wawe muri cya gihe urumva imyaka yose wari umaze uhinga umutereta akwanga akubwira amagambo amwe agukomeretsa. mbwira wumvaga umutima wawe hameze gute ukimara kubwirwa iryo jambo ngo noneho jye nakwemeye ndagukunda? urumva ntabwo nabishidikanyagaho akimbwira ngo noneho nemeye kugukunda. Ariko ahantu akomeje gushidikanya wese umuntu ukunda undi ni gute amubwira ngo mva usinyine ko ari umuntu ubwira ko njye nawe tuziranye ntabwo mbishaka. none nkavuga ese umuntu arankunda se kubera icyo ashaka kunyita sheri yo muri WhatsApp muri telefone turi twenyine rwose yari ihari. Ariko mu bantu ngo ngaragare nk'umuntu tuziranye dukundana no yari ibanga rwose. Byari ibanga noneho rwose njya mu murenge. none se yaje reka mwibarize we ku giti cye mbwira Bobo ugeze gutya rero uramwemerera uramubwira uti noneho bya bindi ko wankunze nawe ndagukunda ubu urabyemeye? mu by'ukuri mu mutima wabivuze ubimininga cyangwa ko ari ukugira ngo nyine bya bindi by'Imana bisohore nk'uko wari wagiye gusenga umutima wawe wari wabyemeye cyane? urumva njyewe
ntago njya ntanga isezerano ntashobora gusohoza nuvuga ngo namwimye iryo jambo kuko ntazigera ndisohoza icyo gihe cyose nanze kumuha nyine icyizere kidahari umunsi rero nari muhereye naramubwiye ubu ngubu ni indunduro nubwo hazi isi yose ikampagurukira ntago yakunkuraho nyine namubwiye noneho ubu ngubu ndagukunda kandi nta kizabihindura yaba mu mazi tuzayacanamo yaba mu miriro tuzayicanamo nzihanganira ukuri n'uko umeze bya bindi umuntu ajya kurahira akabivuga njye nawe mubwiye mbere ndamubwira amasezerano yose muhaye yuko tuzabana mu bintu byose kandi ikindi icyo gihe byamfashe nawe kumumenya muri uko kuntu namubabazaga byamfashe kumenya uwo ari we kuko ubu ninjye muntu wenyine uzi kuba nanezeza Rusi kurusha abandi bantu bose kuko urumva ninjye muntu wamubabaje cyane nanjye umuntu ushobora kumushimisha cyane n'ubu ngubu urugero kugira ngo byumve ashobora kuba yirakaje urumva akunda kwirakaza ukuntu urumva ariko iyo yirakaje urumva mbazi akantu mukorera kugira ngo ugere guseka ahita yishima nubwo aranayanika mva araseka n'uhari wese akumva biramurenze nuvuga ngo ni wa muntu rero nzi neza naramumenye nawe aramenye urumva rero n'icyo kintu cyabayeho ni Imana yagikoze kugira ngo turusheho kumenyana ko hari igihe usanga couple z'ubu ngubu usanga batinyana bikekana bataziranye ugasanga barapretendinga ko baziranye ariko bataziranye ugasanga rero bageze mu rugo habayeho akantu mwabonye yuko undi yahindutse ariko twe turaziranye kuri level yuko nta gitungura undi icyo uyu yakora manyize nicyo nakora manyize mbanzi level y'urukunda nkunda mbanzi ibibi yakora nibyo atakora rwaje kugurumana rutese muri wowe ni Imana nibyo nakubwiye okay ikintu cya mbere cyabaye guza nubwo tuvuga story turamara amasaha ijana urumva sinzi mba tuzafata ikindi gihe ibyo mu rugo tuzafata ikindi gihe ko ni birebire cyane n'ibyibazo by'ubuzima ibyo twahuye nabyo mu rushako abantu isi n'ibintu rero nuvuga ngo njyewe nabanje kureba ngo ese niki sigaranye kiri precious urumva nabuze byose shaka no gutoroka nigendere biranga kubyumva byanze mbona yuko ikintu cy'agaciro mfite ntigeze mbona ushobora kubona ikintu ari kibi cyane ugitunze imyaka myinshi utabona ubwiza bwacyo ariko igihe uzagera muri cya gihe cya kintu ari cyo cyonyine usigaranye nibwo uzabona how much cya kintu ari zahabu yawe wari ufite utarubizi rero nibajije mva muri ambasade y'Amerika nibajije ikintu sigaranye muri ubu buzima ndakibura suko atari hari abantu b'abakobwa bandi bankunda biri aho ngaho ariko uyu nguyu nta muntu ushobora kumusimbura uburyo yankunze nta muntu ushobora kumusimbura ku isi niwe muntu wihanganye birandenga ndavuga uyu muntu yarenze yarevo nagerinye yinjiye mutima wanjye yinjiye ahantu abandi badashobora kugera urumva rero byari binyoroheye kumukunda kuko already nari nzi yuko ankunda cyane none rero nagarutse mbona ari cyo kintu sigaranye cya zahabu avuze niki kintu buriya nsigaranye ko ngumye mu Rwanda sindi bujye muri Kenya sindi bujye muri Congo sindi bujye mu Burundi simbakunda ndajyahe kugira ngo byibura ngira amahoro nyine ntangire ubuzima kumva mbona ahubwo mfite ikintu cy'agaciro nirengagije urumva nkwiye guha agaciro noneho mbona rero zahabu yanjye none ni Rusi yego icyo nicyo kintu cya mbere cyabaye niyo mpamvu byanyoroheye ahubwo n'igihe twicara tugaterera sitori y'ukuntu twaciye mu buzima cyane cyane ubu niwe dusigaye tugendana akamfata ukuboko yagera mu bantu akamvuga bitandukanye nuko yamvugaga noneho akavuga ati nguyu ni zawe yanjye
kubera ikintu nasigaye uvuga abana yanjye nuko noneho bari ukuntu tugenda tuganira duseka tugira gute kuko pe turakundana ariko hakabaho n'igihe tugashwana bitewe n'ikintu tumvikanyeho ariko mu minota mike hari igihe bishira nk'uko yabivuze niwe ubitera kugira ngo bishire urumva njyewe ashaka kunkorera akantu kakambabaza nyine nkavuga yo shamuse kuko nkajya kure nyine bikantera kunyura muri bwa buzima bwose nkavuga wenda nuko nguko nyine ni ikingiki wenda kimuteye nakunda ariko yabona narakaye nyine akabona nta rindi garuriro bitangira kanetesha kandi ibira mbese ni byinshi ankorera noneho akarusho mu gitondo yabyutse arambwira ati waramutse neza mugore mwiza ngahita numva ndi kugenda mbyibuhira mu buriri avuga n'amasina nanjye ngahita mvuga ubu rero amazina mwita ni menshi ntiwayabara ngo yavemo kandi ntiwayambuza ntiyampagarika sinanamwemerera kuko nkimumenya nahise mwandikaho my love noneho ubwo ako kantu kukuriye noneho yaza muri telefone yahita aza muri telefone kuko ndi umuntu utarigeze muhisha telefone kuko inshuro nyinshi yanguriye telefone ntabwo nigeze nongera kwigura niguriye telefone rimwe urumva nyine yabaga azi password yanjye byose yasa yabona mu my love akica inyakara ariko nawe binyereke nanjye ngavuga nindagukomye buriya ntacyo ngushyizemo akantu nuko noneho bikarangira akambwira utuntu twiza niba hari umuntu ukunzwe wenda ikintu kitarabaho kintera amatsiko dusigaje gusingira nicyo kizanyemeza ko nyine bifatika birenze kuko naranyuzwe ako kantu naranyuzwe kuko ntabwo ndi muri ba bakobwa bashaka kuva mu bukobwa bwabo bakaba umugore ugasanga aricujije mu myaka 5 urumva imyaka 3 naramwize ndamumenya wese menye icyo yanga menye icyo akunda nubwo wenda nasubira mu ikosa nkarenga ku cyo yanga nkagikora arongera akangara akambwira ati nyamara iki kintu sinkikunda nkongera nkacyumva ariko ni umuntu mbese ni muremure kuri njye arandwanirira cyane ubura ko bari barushenye tukimara kubana ntwarinda inda nyine ngwa nabi ndamuhurwa yari uwo yaganirije ntabwo mbizi yaba wembega iyo turabijyamo ndase ku ntego nta kibazo ariko niho yanyeretse ko nkunda birenze njyewe natwaye inda yansigagaho ndyamye akagaruka kari hansanga ntabwo inkuru zose ngiye kumva numva inkuru ivuga ngo yantaye ngo yagiye ntawe uhari ariko hakaba hari umunsi yagiye asa nk'ugiye mu karaka inkuru nkibona ndavuga yewe byabaye wamugane se kubera iki bintu se biri kuba nyine ku ariko nyuma nza gucukumbura nza gusanga impamvu aho yavuye urumva tukibana nta kazi yigeze abona urumva ni umuntu wize ni umuntu abantu benshi batunzwe n'utuzi dutandukanye azi gutwara yagombaga kuba yabona n'akazi ko gutwara none ubu nta na kimwe yabonye cyo gukora asa nk'uri mu bushomeri bamwe na bamwe mu matwi ati twarabikubwiye ntiwabyumva ibintu byinshi cyane bigenda bijya mu matwi ye bimwirundaho ariko nshima Imana ko muri iyo myaka 2 nyine tumaze intambara zose twazicanyemo n'uyu munsi kandi aracyambwira ati nzakurwanirira ni intwari yanjye ubu ngubu
njya mubwira cyane ko hari igitondo kimwe namubwiye nti rero ndabyuka ndamubwira ni papa wanjye se data bukura muzi se bukura muzi kera muzi noneho urumva amazina yose ntabwo aba akiyibuka ntabwo yamenya amazina yombi ariko izina rimwe ararizi cyane noneho ndamubwira ni rero uyu munsi papa ntabwo ariho ni wowe dadi wanjye kandi wabaye dadi wanjye kera rwose noneho akantu kamunyuraga cyane nakundaga kumwita dadi ariko si umukobwa ni gatiki ni kubera iki uri kumbwirira izina kubera iki unyita papa wawe n'uyu munsi numva ndyohewe no kuba narimubwira numva ari we muntu mu buzima bwanjye mbese nabisobanura ngo mbirangize ni umuntu munini ni umuntu mugari ni intwari cyane ni intwari ku rugamba cyane nibyo njya nshima Imana cyane kandi nanone nshimira Imana cyane ko ntago ndi umuhanga mu rugo oya ntago ndi umuhanga ariko nshima Imana ihagararana nanjye mu bibazo byose mu ntambara zose ikibasha kugera gute kubyoroshya kandi iminsi ikicuma igakomeza nkahora ndi kivaze cy'amayikini uyu munsi rero twari kuvuga ku rukundo kivaze iki kiganiro uko twari kuvuga ku rukundo none twanze gushyiramo ibindi bintu wenda ubutaha tuzaganira ku bindi bintu ariko reka tunashimire n'abantu b'inshuti zacu badukunda tunashime n'Imana kuko ikidutije ubuzima ikidufashije ntabwo urugo ari ikintu cyoroshye ni Imana ikiyobora mu bintu twaciye mu bintu bikomeye ariko nizere ko mwaje kubona umugisha zanyatsi zose zakuzagaho zigashira ni ukuri Imana yagiye ibikora navuga yuko itangiye kubikora ntago navuga ko ngiye kuri level yanjye ntago nyine biragenda neza uko mbishaka kuko urumva nk'ubu ngubu umudamu wanjye ibyo nifuza kumukorera uvuge wenda ashaka kwepa gica ku ruhande nta kazi arafura sibyo ubwo urumva ariko turakora nyine turatekinika ibintu tugakora turacyari guhimba uri kumva bibaye byiza ndabizi neza ko hari abantu benshi bakomeye mumera n'akazi birenze ubwo umuhungu wanyu akazi yarize yiga amashuri aya rusi n'aya yaranyigiye ariko nanone turashima Imana hari ibikorwa buriya kuri showbiz si byiza yuko umuntu aza muri vuba ibyo bintu kuko hano ntago harangirwa akazi oya we never know oya reka mbwire sibyo oya reka nkwereke hano ku nkuru yanjye hari abantu benshi ngiye ku play yanyu nubwo amenye ibonye n'ukuri pe sibyo umenye ko nigeze kubona ikiganiro cya Rusi nkuko wabimbwiye nubwo mbonye ku play yanyu ko nahise mbikundira uko nabakunze rero nako n'umuntu wese uri kutwumva muri kano kanya yabakunze sinzi impamvu bagutema ijugujugu kandi ndumva story yawe ari very deep uzi no kwibara neza mu buryo bisympathetic bwiza cyane birashaka n'umuntu wabikundiye akavuga ati ariko uyu mugabo wabaye intwari nk'uko Rusi abivuga why not kuki tutabigenza gutya kuki tutamuha akazi sibyo oya ndabizi ubu ngubu batangiye kuvuga ngo akose tuje gusaba hano iki oya nago no dushaka kubikora gutya nk'umuntu akavuga ati reka duheshe umugisha Bobo mu buryo bumwe cyangwa ubundi akaba yamuha akazi runaka bakaganira akamubera umugisha akaba yamushakira n'icyo gishoro n'iki we never know ubuzima nuko nguko tubayeho sibyo kuki se niba utuganirije kuri story yawe kuki wa wundi wafashijwe nayo atakubera umugisha sibyo mwabera couple abantu benshi hari abantu bashaka umwe akumva ko umwe bidashoboka ukumva ko nyine wowe uri hejuru undi ari hasi umwe yarize undi ntiyize kubera iki Bobo
na Rusi batatubera umugisha. Why not you know ariko man noneho ubishoboye Rusi ni please amabara. si bivugiye bobo ubishoboye why not kuki tutabikora. yarize afite diplome abasenga mu nsengere sibyo noneho ok Biba badusengere umugisha. mfite lisanse ubushize wenda bitumye nyine nsubira inyuma ho gato twanze kuvuga imibabaro twavugaga urukundo ubushize abantu baradusengeye baramuroze wavuze imijugujugu ariko ubwo ntago turayivuga Yeah. baramuroze gutwita ubusa tugikora mariage nuvango turatabaza abantu banzi bakavuga ati se bobo biti ko tumuzi ariko nize kugana ejo bundi n'umuntu umwe umugabo umwe mugenzi wanjye generation yanjye arambwira bro uburyo nkuzi ntago uri umuntu wataka udafite ikibazo noneho nahitse mfata umwanya ndabasengera urumva ukuntu twabonye blessing y'abantu badusengera uburwayi burakira Imana ahubwo iduha umwana mu cyimbo cyo gutwita umwuka ahubwo hajyamo umwana urumva ibyo ni ibintu byinshi byaciyeho ariko muri iyo angle umwana arahari yego dufite abana njye na Rusi dufite abana yego yo okay ya stop ya nuvango nayindi kubivuga abantu bafite uburyo nyine buri muntu wese yakira ibintu nuvango rero njyewe mu buzima bwanjye mba numva nifuza kuzaha Rusi ibintu byose siritu yuko ibyo nkora byose mbikorera we nagize amahirwe yo kumushingira ikigo cy'ishuri twakoze ikigo cy'ishuri cyitwa Rusi Foundation School urumva mu mubabaro Rusi yaciyemo nashaka ko ukiza n'abandi badamu abandi bakobwa ba femeri pe igahanga bo barabizi gahanga twakoreye muri gahanga akagari karabizi imidugudu mbese twabashe kujyanayo dokuma zacu biranemerwa turanigisha twigishije abana 20 na bangahe barangije 21 harangije mu ishuri ryiwe urumva mu ishuri rye tudafite place tudafite inzu tudafite ibiki habashe kurangiza abana 21 ubu ngubu no munsi abo bana b'abakobwa bacisha amashuri batewe inda babasha gukora bakasuka bakabaho nuvango icyo kintu ni ikintu ngiye kishimisha twanashimira Imana ikindi Rusi nawe naramutekenikiye nsaba credit nubwo wenda ntarashobora kuyishyura ariko namushingiye agasaro wenda ntago karaba setodi neza nkuko nabishakaga ariko no munsi afite saro rero abantu bashaka kudushigikira true ibikorwa nuvango baze abasuke azi gusuka urumva baze muri business ye abasuke abakorere mu mutwe urumva ibintu byose gutya twikora Rusi ni unyogosha azi kogosha sabatipe tuzabyerekana niba bishaka kubibona ni umwogoshi mwiza akamenya no gukora nyine ni mu hairdresser mwiza rwose rero nuvango turakora ubwo ngubwo wenda baraza gupininga channel yacu ku buryo badukurikira wenda ndaza kwipininga ariko ndanashyira nimero zumwe muri mwebwe sibyo ndashyira nimero za Bobo Santo Silvestre bazagiye baca kuri nge kugira ngo amajere umaze kuba mwiza ntabwo byoroshye ariko Rusi n'ubusanzwe arasetsa niko wibereye itera blaze murabiranye n'izina ry'Imana aho kureba ukuntu tumaze no gusa urumva tumaze kuba bamwe rwose hari ikintu nenda gushyiraho umucyo birashoboka ko ujya kucyumvaho mu matwi bwa mbere cyane ko nk'uko bavuze ko utari utuzi cyane wenda wabonye ibiganiro hari abantu hari inkuru imaze iminsi icicikana abantu bibaza ngo Rusi ubundi bavuga ngo Rusi afite abana bangahe Rusi ngiye kubishyiraho umucyo ariko kandi ntago nyeneye detail abantu bambaza ngo tubwire wabigenje ute yaje ryari abana bose ni aba Bobo
ya Sinjye mfite mbivuze abana se. batatu mfite abana batatu n'ababo sibyo bose ni ababubu nkagira n'undi mwana wa 4 mu Ndera ubwo n'abana 4 n'uwo mwana wa 4 turi famiye y'abantu batandatu nk'umwana wanjye mu bana banjye nawe arimo rero byumvikane ko nshizeho umucyo ntabyo kumbwira ngo ejo bari abana bihangane bazongera ejo tutazaba turi kugendana mu muhanda ugasanga wenda umuntu aturiye ifoto hari abantu bakora ibiganiro Gerard warabizi b'abantu batari professional ngo uyu mwana wenda reka mbisobanure ngo uyu mwana ngo ni warunaka ngo n'uyu ni warunaka nje nta mwana warunaka mfite bose nabanje rero abantu baza kumbara abana birababaje nuva mu bana bose mfite nabanje ngiye ngenda bemera n'umugore wanjye abandi bo ku ruhande mwihangane rwose muri respecting family yacu dufite abana n'abandi tuzakira nabo bazaba bacu urumva n'abandi tuzakira ngira ngo Gerard uwo urabyumva cyane kuvangura umwana ejo umwana yabyumva akumva uravuze ngo uyu ngo ni warunaka ngo n'uyu ngo ni warunaka ibyo bintu rero ngiye muri famille yanjye ntago mbishaka abana bose nabanje kandi ndabemera ngiyewe urumva rero ushinga urubanza yuko atarabanje azaze avuge ko arabi azaze yandike muri comment tubamure ubu harimo ngo batishaka kuza kavuga ati uyu mwana uyu kuko urumva bari kwibaza hagati umwana mukuru n'undi wa gatatu ari we mutoya mfite mbyaye vuba ati uyu yaje ryari ndeka tubahe n'ibitsina byabo kugira ngo bibe clear dufite abakobwa batatu beza okay hari akantu nari ngiye ntavuze pe Gerard uyu mudamu revo yanjye sinzi abandi bantu simbizi bambabarire numvaga nkunda nyine abana beza utubaju urumva uyu mudamu ambyara abana beza mana isi n'ijuru we ambyara abana beza ku buryo ku ishuri usanga abarimu bose abadirectrice bakunze utwana kuyoyoyoyo kana keza havuga yo buse iyo ntabimenye yuko uyu muntu arimo zahabu nari kubimenya ntemereye Imana rero ni umudamu mwiza ni mwiza ngira ngo barayibona abantu basigaye bamutereta abo barageze bazabamenya aho namukuye ahantu nashoye byinshi bazajye biyangana washizemo ifumbire nashoye byinshi cyane shizemo ifumbire urumva rero mba mbivuze nta nduri ivugira imusozi nta nubwo ndamukorera ibyo nshaka ubundi tukimenyana tukagenda tujya kurya agafi ku Gisenyi nyifite ntaranamukunda nashobora kumubwira ati tugende kumenya wari waramukunze two gusubira inyuma komereza ntago mbizi buriya ngiye nkubwiye kubivangura byangora ngiye numvaga ibyo ndi gukora ari byiza ariko sinize mbivangura until nawe yuko namenye yuko icyo gihe nangaga kumubura wenda mbisobanure urumva ntago namushaka kumukunda ariko nangaga no kumubura kubera iki yambwiraga amagambo nkeneye urumva nubwo nabyirengagizaga ako naye ndi umuntu ufite amarangamutima urumva kumbwira ngo ndagukunda ngo nukuri ngo ndagukumbuye urumva ayo magambo nta muntu utayakunda twese turi abantu ariko nabyirengagizaga kuko ntashaka ko tuzabana numvaga inzira yanjye ni bisa naho bitandukanye kandi urebye neza ibyo nabonye byari nk'ihishuriro yuko uyu muntu nimushaka nzanteza intambara niko byagenze yaguteje intambara se intambara zose ndi kurwana singuye se sindi kubivuga hari ni ukubera umudamu nashatse iryo jambo ku muntu ufite ubwenge abyumve cyane hari abantu nyine badashaka ishingiye kuba adafite ako kazi oya ariko hari n'abantu badashaka kutubana urumva kamemu baba bati ni inyatsi oya njye ntago mbifata uko ratagera njye ntekeza yuko hari abantu batashaka ko mbana n'umudamu kandi nyine babonaga ko nyine bidahura wenda reka tugane ku musozo iyo utaza gushaka
Lucy wagukunze gutyo akabikubwira akagutereta uyu munsi mukaba mubana nk'umugabo n'umugore none usubiza amaso inyuma iyo mutaza kubona ugashaka undi wowe na Lucy mu mutima byari kuba bimeze gute kuri Lucy utashatse yaragukunze gutyo bya bindi byose nari kuba mpombye cyane nta nubwo nari kuzigera mbaho ubuzima naryohewe buriya reka noneho tugane ku musozo turabashimiye kubana natwe ariko nk'uko umuntu wifuza kuba yabasapotinga yaca mu bikorwa nk'uko Bobo yabivuze mu bikorwa byabo hari Lucy Foundation akaba na Lucy Salon na Lucy Salon urumva ko kameme no kugira aho hera sibyo wifuza kuba yabikora rero yabikora muri ubwo buryo kandi ndabizwa Imana izabahera umugisha muri icyo gikorwa muri icyo kintu mwaba mukoze mukoreye uno muryango wa Bobo ndetse na Lucy urumva ibintu byose ati tubishyire mu mazina y'umugore yego ni ikindi kintu niwe nkorera n'abana urwo ni urukundo n'ukuri njye ntabwo nireba hari abashuti banjye bajya bambwira kubera iki buri munsi Lucy imbere kuki wowe utajyamo kuki iyo business umushingira utazijyamo izina ryawe nkabwira nta kindi nkorera n'uyu nguyu rero nanasaba wenda abantu batatuzi badukore subscribe badushigikire naho iwacu you never know havamo umugati we never know mubahundagazeho urukundo Lucy mbere kuvuga mubahundagazeho urukundo rwose rushoboka Lucy ndaje gato urukundo rwose rushoboka mu barushyireho ayo mafaranga kuri momo iki izo blessing rwose turazikeneye ni ukuri nanjye byashimisha ejo bundi Bobo ampamagaye akambwira ati ni ukuri Imana yakoze ibikomeye biciye mu Kigali Nkuru yanjye mureke tubikore burya hari n'igihe uganira n'abantu ugahita ubona you have to ngiye kumusaba akantu nuko tukareke dusoze tugende twakererewe ntacyo ubwo ngubwo tubyemeze gutyo Imana ibaho umugisha Bobo ndetse na Lucy reka tuzakore part 2 cyangwa igice cya kabiri cy'ikiganiro cyabo muri comment badukunze tuzagaruka